ikintu bita imbwa zo kwa Bernard Makuza zahaze n'izabambara bodaboda ntabwo ari kimwe. Habanje yahaze haza gukurikiraho yande iyo wawe yashonje. Ikiganiro cyitwa Makuru kibana. Iyo wumvise ijambo Makuru kibana uba wumva bishatse kuvuga iki? Siri umuzungu. Twongeye kubasuza mwese rero mudukurikiye. Iki ni ikiganiro Makuru kibana nk'ibisanzwe. Ni ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro kibera kuri Flash TV, ikiganiro kiba buri wa gatandatu guhera saa 4 kugeza saa 5 no ku cyumweru saa 7 kugeza saa 8. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa nanone, inshuti y'abana, inshuti y'urubyiruko, umuntu uzwi cyane kandi ukomeye, ufite impano ikomeye ashaka kuzigisha n'abana. Hari n'abana twagiye tubona bagiye bamwigana benshi tuzagenda dusura. Uyu munsi rero turagira ngo twibwire hanyuma dukomeze tuganire, anatwereke ya mpano yiwe. Abantu benshi muramuzi, baratangira twibwira amazina yawe. Ngewe banyita Paul Jacques, abandu umugabo w'imyaka 63 najujejeho ni mu kwa mbere. Afite umugore n'abana, afite abahungu 3 n'abakobwa 3. Umugore tukaba tubana, wa mbere mukuru mfite yarigendeye yarapfuye. Ubwo nkaba nishimiye nk'abantu babatumirwa nyine, nako abantu baba bantumiye nk'umutumirwa nkanjye, kugira ngo twongere twibukiranye mu mpano yanjye benshi bari bazi, bakibaza ko yaba yaraguye cyangwa se itaguye, ariko ngiye nyirayo ndacyahari. Ni ngewe Paul Jacques uri kubibwira nk'abanyarwanda bose bakanyumva. N'uzajya nkenera wese akazajya ampamagara kuri nimero ndibuze kukubwira, ukayibabwira turangije ndangije komedi zanjye. Nitwa Paul Jacques rero, ubwo nisobanuye. Paul Jacques, ayo mazina yose turagira ngo yasobanure. Ufite amazina menshi cyane. Njye numva ngo ni Paul Jacques, pour jeune, pour les enfants, ibiro nk'ibyo byose dusobanure. Ngewe ubundi nta kantu nishyiriho kanjye k'ubukomedi. Ni jeune Paul Jacques pour comédie, umwana w'imvange. Iri ni ibyo ngibyo. Umwana w'imvange, ubwo umwana w'imvange bishatse kuvuga ikira? Umudage n'umunyarwanda. Biravanze. Ariko cyane nkemera ubunyarwanda kuko ndi umunyarwanda. Ukiri aho ngaho turashaka kugira ngo tumenye wa mugani inkomoko yawe, kuko abantu benshi bazi ko uri umuzungu. Mukanya turaza kuganira n'abana, baraza kukubaza ibibazo byinshi ndabizi, ariko n'ibibazo ari bukubaze ntabwo haraburamo ikibazo cyo kubaza ngo mbese uri umuzungu cyangwa uri umunyarwanda, kubera ko abantu bakubonye babona usa nk'umuzungu. Tubwire rero inkomoko yawe neza. Ngewe inkomoko yanjye ndi umunyarwanda, mama yari umunyarwanda, papa yari umuzungu, niko nabyumvaga simuzi. Ariko mama we nari muzi, yarandeze ndakurangira imyaka 15 kugeza ubwo naje kuva aho mvuka Icyangugu muri 83, nzafite imyaka 20 n'ingahe. Hanyuma ku buryo ababyeyi baje kubica nyine muri jenoside yabaye Icyangugu, urumva ko habaye akantu nk'ahandi hose. Ubwo rero nuko bimeze, ndi umunyarwanda. Paul Jacques ni umunyarwanda. Mwabyumvise ko ari umunyarwanda ariko ufite amaraso avanze. Hanyuma turashaka kumenya Paul Jacques, iyi mpano yawe yatangiye kuva ryari? Impano utari watwereka ariko. Iyi mpano yanjye benshi bagenda bumva, bagiye banumva. Ni impano natangiye ndi hagati y'imyaka 12 n'itatu kugeza ubwo nakomeje ko nzamuka mu ntera. Ngenda nkora buri kantu numvise, ku buryo byaje kugera ku mpano y'imikino y'utunyamaswa twose, utunyamaswa, utunyoni, ibyo abantu batunze byose ngenda nkurikira, ku buryo mbese nta kintu nawugobweho, ku buryo ntagenda nkurikiranya ikintu ku kindi, byose biba biri kuri gahunda. Nuko bimeze. Haba ndi n'umugabo kubwiye ko mfite imyaka 33,
ntananywa n'inzoga, ntanywa n'isigara, ntazi ibintu by'amayoga n'amatabi byose. Ntabwo wigeze ubinywa? Sinigeze nk'inzoga. Hanyuma umuntu akwibaza ngo mbese iyo mpano yawe wayitangiye ryari? Ese ni impano umuntu ashobora kwiga, ni ibintu wize, ni ibintu byakujemo gutyo gusa? Tubwire, dusobanurire neza. Iyi mpano yanjye kuyifata ni intera ndende. Burya iyo wabyirutse wigana buri kintu, ukigana uzi uburyo ukiganamo, ukurikirana uko buri kintu kiba gifite ijwi ryacyo. Ubwo rero urumva ntabona kubeshya ngo nabikwigisha aka kanya ngo bifate. Ni ibintu burya hari umutwe ufata vuba cyane, umutwe ufata vuba gusa nufata ibyiza usiba gufata ibibi. Burya ibibi n'ibyiza ntabwo biba bihwanyije valere. Ubwo rero urumva ni ibintu nyine nakubwiye ko bitangiye mfite imyaka 23, nkomeza muri 14, 15 no muri 20 ngenda nkurikira buri kantu kose. Uretse ko ibyo ntakubeshya byo numvisha abanyarwanda bose impano yanjye, ibyo nsi ibyo utazi ntiwabibeshya. Paul Jacques, ikiganiro cyitwa Makuru kibana. Iyo wumvishe ijambo Makuru kibana uba wumva bishatse kuvuga iki? Ikiganiro cyitwa Makuru kibana. Makuru kibana. Ikiganiro Makuru kibana cyangwa abana, ndumva ijambo abana, kubana n'abana, ukamenya ikiganiro ugomba kuba wabaganirizamo, ukaba uzi icyo bagomba kumvaho cyiza kitari kibi, wabagiramo inama nziza, ukabana n'abana uzi uburyo ubanye nabo, bitari kuba ishyiramo imyiryane. Yes. Ukiri aho ngaho ubisobanuye neza. Hari abana bifuje kuganira nawe kubera ko basanzwe bakubona, baravuga ngo barashaka kuzaganira nawe ndetse ukabereka kuri iyo mpano yawe. Ubisobanuye neza Makuru kibana. Abo bana ndashaka ko baza noneho ibibazo bisigaye akaba ari bo babikubaza. Urabyemeye? Wowe ubahamagare, mwampamagaye ndahari, baze banyibarize. Okay. Reka noneho abo bana nabo baze bakubaze ibibazo bisigaye ntakubajije, hanyuma muganire ndetse unabereke iyo mpano yawe, kuko njyewe sanzwe nkuzi. Turi kumwe rero na Paul Jacques, aho none agiye kuganira n'abana bakamubaza ibibazo byinshi bitandukanye. Ariko mbere yuko bana muganira, nifuzaga ko byibura wabasha kutwumvisha akantu gato ku mpano yawe. Yego, nubwo yaba ari utuntu tubiri twonyine. Utwo ushaka muri iyo mpano yanjye, impano yanjye irahari ni nyinshi, ariko kireka mu mpano njya nkunda gukora, ubwo ndabanza shyireho icyitwaga iya radio BBC. Ubwo ndabanza mbuvishe akanyoni ka burakeye kitwa Sarukondo. Nakungako. Urakoze cyane. None ubu tugiye kuganira n'abana rero bashatse kuganira nawe. Okay, murakoze. Nge nitwa Niyonkuru Mugisha Aruno. Iki ni ikiganiro Amakuru kibana, maze no gusuza abana bose aho muri mu gikurikirana. Okay, nkuko bivuze amaje kuduha sample kuri talent yiwe. Nge rero numvishe nyine bidasanzwe bi surprise. So nge nshaka kubaza impano yawe yavuye he? Impano yanjye kubana benshi nkamwe nyine mubumva gutyo gusa ehita, ni impano nihimbiye ndi umwana muto cyane, nta shuri naryizemo, ndinda mva kuri kimwe kugeza ku bintu byagera nko kuri 30 cyangwa 40 bitandukanye amajwi, utagira ngo nijwi rimwe nkina hari bumvisha ejo mukaba mwakugira mukaryumva, na amajwi menshi atandukanye. Impano yanjye nayitangiye ndi umwana muto cyane, mfite hagati y'imyaka 12 n'itatu, birazamuka birademara bigera muri 14 n'itanu, kugeza ubwo byarinze bigera mu myaka 20, nkomeza ngenda mfata buri kantu
kugeza ubwo ndinze ngira mu myaka 33 nuko impano yanjye yaje. ikindi kibazo ubu ganjye nshaka kubyiga ko nabikunze byagenda gute nabimenya kugira ngo ube wabikunze kandi ushaka kuba wabimenya ijwi rigende ikintu ku kindi kereka ufite nka kasete cyangwa se ukaba wazabwira umuntu ufite registraire yanyaregistra noneho waba ufite kasete niyo ya bien ukajya ushyira nko muri radio iriya bashyiramo kasete ukajya ukanda wumva buri komedi yose inyoni ikintu cyari cyo cyose gitandukanye n'ikindi nuko byagenda. none ubu ngubu umuntu yaza ukamwigisha nta kibazo kasete nabigushyiriraho ukaba ufite umwanya uhagije wo kuba nabigushyiriraho na kasete ishobora kuzura uruhande rw'imbere n'inyuma. ibintu bidasanzwe kabisa. none se ikindi kibazo ubu ngubu atari njyewe nyine wakubaza undi muntu aje kugira ngo nyine umwigishe nta giciro wamusaba? igiciro urumva umuntu w'umuhanzi sigiye umukomedi n'umuririmbyi wenyine iyo akoze indirimbo ze acuranga ku masitade cyangwa he ntabura gushaka igiciro igihembo. yego ntabwo nakera kubaza kadeza mugendo atakubaza ubu nawe tutwambaza tugakomeza. Mwiriwe, njyewe nitwa Ineza Sebera Berize. Vuga ongera ijwi. Nkaba ndi hano mu kiganiro Makuru cy'Abana, ndabashuje bana bagenzi banjye muba muri kumbona hano. Nakunze impano y'uyu muntu banyita Paul Jacques. Nakunze impano ya Paul Jacques w'umukomedi. None se ko numvishe ufite amakomedi menshi, ubu njyewe nanjye ukanyigisha nabimenya? Uko nabibwiye uyu nguyu niko nawe ushobora kuba wabwira n'iwanyu ugashaka radio kasete ukayishyira muri radio ntoya imijyamo amakasete, sibyo? Ya mikino yose ndi bukine ukaba ukagenda uyaregistra ku buryo yajyaho yose ukajya ubyumva buri joro n'amaboko ku buryo ejo n'ejo bundi bavuga bati Jacques twamusimbuye komedi twazimutwaye. Sura umuzungu cyane ni umunyarwanda, ntubone ngo ndatukura ndi umunyarwanda nkamwe. Ese ufite abana bangahe? Mfite abahungu 3 n'abakobwa 3 n'abandi bapfuye. Yo Paul Mwamonyero Paul Jacques amaze kuganira n'abana bamudusabye kugira ngo baganire bamaze ibibazo, mwumvice ko yabashubije neza, ariko nanone yatweretse akantu gato ku mpano ye. Ubu noneho agiye kutwereka impano ye yose, atwereke byose uko bitangira uko bikurikirana, ndetse nyuma twongere tumaze n'indi bibazo bikeya tunaganiraho gatoya, hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Iki ni ikiganiro Makuru cy'Abana. Paul Jacques ugiye kutwereka nanone impano yawe yose utangire kugeza usoje. Ubwo twigeza guhera rero kuri Sarukondo, tugiye kuyongeraho bwa kabiri ivuga gatatu buri komedi yari yose. Ubwo Sarukondo twahereyeho numvisha bari abana irongera ikajya none tugakomereza ku nyoni bita inyombya. Iyo ni inyombya nayo ivuga gatatu. Tugakomereza ku kintu bita inyamanza, kakanyoni gasirikira ku nzu kagira ngo ubwo utwo twavaho tugakomereza ku nyoni ku isake burakeye twagiye. Iyo isake ivuga gatatu.
ivuga gatatu sinzi uri kureba ko ari French ubwo urajya umbwira noneho tugomereje ku kintu bita ikigakubika ntabwo amajwi ahuye aratandukanye ngiye ubwo igahita ikupa ikongera de ikongera bwa gatatu noneho dukomereje ku kintu bita ipusi yo mu nzu n'iyo hanze ziratandukanye habanje iyo mu nzu hanyuma icyo hanze cya rutura cyo hanze ubwo turacyagenda dukomeje ku kintu bita ihene yasusurutse n'iyishwe na baridi habanje yarashweho n'izuba iyishwe n'imbeho dukomereje ku kintu bita isamaki iri mu mazi rogarde ibigenda yoga ihengagurika dukomeje ku kintu bita ijwi bita dendo dukomeje ku kintu bita pigeon inuma y'ingore n'ingabo ziri gutereta habanje y'ingore iyo ni ingore biri kugendamo neza ujye umbwira noneho dukomereje ku kintu bita ingabo yayo iyitereta dukomereje ku kintu bita inkokokazi igiye gutera rusake itereta ngeyo iyo ni ingabo yayo dukomeje ku kintu bita umusambi uri guhiga okay dukomereje ku kintu bita udushwi turi mu magi nyine zitura agasaka bakaziviziye ishaka kuzirya sakabaka dukomereje ku kintu bita imbwa zo kwa Bernard Makuza zahaze n'izabambara bodaboda ntabwo ari kimwe habanje yahaze haza gukurikiraho yande iyo wawe yashonje cyari ibinyamicyo ngicyo urumva ijwi riba ryaranizwe noneho akavete kashonje kari utujumba ngako dukomereje ku kintu bita inzoka nivuga ariko iyo uhamagaye ku bantu b'abahanga bazi kuzihamagara ibigira ngo ifite indimi ebyiri uru ni urwo hejuru uru ni urwo hasi none iyo uyihamagara ugira ngo yaba iri nk'ahari aho iri hose ihita yumva ako kacyongozo ikaza yirukanka noneho rero turacyakomeza tugiye gukurikizaho ikintu bita pulvash inyana na nyina
ikivugo cy'abakame ndi umuhungu muto muziragongo bugabo so n'indindiro bikirakurega rutangwa ndi gutera mutima nje namutunguye ndi bishongore by'amafieri jeune Paul Jacques pour comédien umwana w'ivanye muri commune Gateretse Gatere maza prefecture do Cyangugu ish iyo wayumvishe urana ko bigenda bien ish iyo ni nyana urumva ko iri kure imugikari noneho nyine itashye ish dukomereje ku kintu bita cya lokosho ingurube bari gupima rushe ingurube bari gupima rushe ngiyo iraje nuko ibivuga dukomeje ku kintu bita akajwi k'urukwavu iyo ugafashe uzagafate bene hano ko musarema uzumva ukuntu kajwigira kakajwigira gutyo cyane noneho dukomeje ku kintu bita ijwi ry'inzovu nubwo ntari cyarutura nkayo ariko ngenda nkurikira buri kantu kose uko buri kintu kivuga gifite ijwi ryacyo ngiye ruba ruvuga rwomongana noneho intare yo isa nk'ijya kuvuga nk'imbwa iyo murakoze bantu bantumiye kugira ngo muzanumvishe abana ubu buhanga kandi ndifuza ko buri wese kugira ngo azige ikibi yaziga ibyiza bisetsa imbaga n'imbaga z'abanyarwanda nkuko nanjye nagiye mbasetsa kandi n'ubu mbasetsa nkaba nganiriye n'abana rero mvuga nti ubutaha uzakurikiraho ahazajya haba ibirori byabo bazajya bampamagara mbakorera impano yanjye nkuko bayumvishe kandi muzayimumvisha mwabishyize muri kamera cyangwa muri televiziyo cyangwa iki kugira ngo bose bazajye banyitabira bantumire bampamagare mbifurije ibihe byiza bajye bakunda ababakinira bange ababigisha ibibi bye abana baye